akantu twakoranyije na Mukadisi twigeze umusazi igeze gusara yego muri Kabwende mpamagara n'umugabo n'umumama witwa Mama Kariza haryo Kabwende ni nano ruguru mukini yego mpamagara n'umumama witwa Mama Kariza akora muri tubura mu gutubura muri lab rangije arampamagara ati hano habaye ikibazo njana nuno mu mama yego siko tubivuze tugezeyo dusanga umwana w'umusore bamuboshe naraheguru bamuboshe ku gitanda bamuboshe imigozi ibiki ibintu byinshi turangije tugera mu karatubwira ngo niba muhambure banyurugo batinya gukora iki kumuhambura turangije njewe twe turamwihamburira yego turangije kumuhambura mani ikora imirimo n'iki nibitangaza wa mwana tuvuye yakoze iki yakize ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuha ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuha ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Yes bakunzi ba Concord TV show nubundi turacyari kumwe reka mbasuzomerere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali turabasuhuje abari muri Afrika muri Asia muri Europe Amerika ndetse na Australia ndabasuhuje Imana amahoro ibahe umugisha wewe wakanze subscribe Imana iguhe umugisha nawe ugiye kubikora uhabwa umugisha mu izina rya Yesu nabwiye ko ntazajya mbicisha irungo ahubwo nzajya mbazanira abakozi b'Imana ubu ngubu ndi kumwe n'umupapa n'umumama ariko mutagira ngo ni couple ahubwo nge nabantu twahujwe n'amasengesho twahirukanaga 2023 turi gusengera hamwe ndavuga nti rero reka nundi nongere mbahuze none duhuriye ku mbuga nkoranyambaga tuvuge iyera wowe ufite mikoro tangira wivuga. Nitwa Mukadisi Janine ndi umubyeyi w'abana 7 sengera muri ADPR Kabuga ariko paruwasi yacu ubu ni Butete yego ubwo rero ntuye mu murenge wa Cyandika akagari ka Kagitega ndi umubyeyi ntega n'uwo mugabo amazina nitwa Manira Dukunda Emmanuel yego sengera muri ADPR ndi umunyamasengesho ndi perezida w'icumba c'amasengesho birenze iby'Imana iduhana umugisha banishimwe aba bantu nge duhura twahuriye mu mudugudu wa Mugarama akagari ka Kabyiniro umurenge wa Cyanika ntabwo twari turi kuganira mu Kimina ahubwo twe turi gusenga turi gutabaza Imana kugira ngo iturengere kandi yarabikoze nishimwe abenshi yagishyiraho inyama kandi namubonye rwose mbona yarabyibushye nawe duhuye ko twayirukanaga hashize nk'umwaka nawe aragije ati biti nanjye ni uko ndi kuri Imana iragabura urumva niyitanze ibiryo bararya itanze ibiryo abantu bararya kandi bakabyibuha yego icyo gihe twari turi gusenga ariko ubu twicaye mu mizi y'ibirunga umva byose ndi kubireba ko ari 5 ndi kureba Muhabura ndi kureba Gahinga ndi kureba Sabyinyo Bisoke na Karisimbi hari ibihu bikubikingiriza ariko ibindi ndi kubireba niho twica ahantu hitwa mu Bisate niho tuvuga ngo tuganirire hari amakoro hari umwuka mwiza cyane radio kumva amavuta witeka ndi kuyumva uri kuyumva hari amavuta uri kuyumva cyane amavuta nimba nari amavuta kabisa hari Imana pe yego radio derukana ico gihe twe turi gusenga mbona amavuta witeka kuriho warampanuriye Mukadisi arampanurira urumva niyo mpamvu nongiye kuvanira kambahuze duhure
cyane. njye natekereje ko amavuta kibariho, namwe aracyabariho koko? Turiho turacigirira icizere, amavuta witeka aracyabariho. turacigirira icizere kuko ntabwo twabivanze. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Radu Mukadisi wamumenye ryari? Mukadisi yego namumenye najye gusengera iwabo ku Kabuga, mm. kuko ni natumiye n'umukobwa witwa Nyirabunani, yego ngeze naho natangiye kumumenya. umumenya nk'iki se? Asha nasanze ari umunyamavuta. Yego abatuye we agomba amavuta yanje kuyunga naye tugakorana. Yego tugahamagariye yego cyane. Mera Mukadisi akamikoro. Mukadisi Karame. Radu wamumenye ryari? Wamumenyeye? Iradukunda rero twari dufite groupe ku rusengero iwacu, turi gusenga baravuga bati dufite umushitsi, turagenda tujya gusenga. Umwana yinjiye mbona ni umwana pe, yarameze nk'agasore k'akangavu, ari gato banza umwanga bari ku mukobwa no k'ingimbi, mbona arinjiye ariko agiye kutubwira Imana, mbona umwana afite amavuta. Yego ubundi mu busanzwe nta muntu rezo yangira agorana, nta nshobora no gutaba atamanuriye, niko ntena bibyo mbyizeho make n'ubu uri kwivugira nk'umubiki. rezo yanjye ntago wapfa kuyifata, ariko umwana yarayizamutse ndavuga nti aya ni amavuta pe. Yego Radu mukunda ubwo siko byagenze, menya ko afite groupe. Yego tukajya tujyayo kandi groupe nayigira mu mugisha pe, twabonye Imana kugeza na n'ubu. Imana y'amahoro. Nanjye rero urebye iyo groupe niyo nakumenyeyemo buryo. Iyo groupe bango nari inkuza ariko ntakuzi neza, ubwo nangiye gusengera kwa Radu duhurirayo, uranampanurira amata byariki amavuta. Ubwo tugiye gukora iki? Mugiye kugabana imirimo, sibyo? Mukadisi ugiye kutubwira indirimbo wumva iri kugufasha, tuyiririmbe sibyo? Nitumara kuyiririmba irabiri gutegura umubwiriza w'ijambo ry'Imana. Radio none wahita agira ate ahite atubwiriza. Yego indirimbo iri kugufasha ni iyihe? Indirimbo ya 21 mu gakiza. 21 mu gakiza. Yego ikanyirebe rwose tuyiririmbe. 21 mu gakiza. 21 sinimuza turebe imbere ra dutegereze igitondo, twiringira Imana yacu nizakora imirimo. Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringira Imana yacu nizakora imirimo, izirukana Satani, haleluya, izategeka isi yose, tuzanesha dusaba Imana dukanguke, kuko Imana yacishaka yuko twese tubabe. Buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira urabwa imbaraga. Nshuti yanjye nshuti reka kwiganyira urabwa imbaraga. Nca muririmbire ihoraho, Yesu ari hamwe natwe ubu, tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. Muze twese tubashake, tubasangisha umukiza, tiducogore gusaba Imana kugeza ubwo Yesu azaza. Turirimbire ihoraho, Yesu ari hamwe natwe ubu, tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu,
ndetse ubwenge n'umuti n'umutima bikorera umwami Yesu ndetse ubwenge n'umuti n'umutima bikorera umwami Yesu kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru ngabo babohewe mu maboko y'abamugome Satani muze twese tubashake tubasangisha umukiza ntiducogore gusenga Imana kugeza ubwo Yesu aza ntiducogore dusenga Imana kugeza ubwo Yesu aza zana abagabo ntimucogore gusenga Imana kugeza ubwo Yesu aza zana ababyeyi ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza amen haleluya ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza harya niho havuga ngo buri muntu mu itorero abo ubejejwe muri ryo yego umwangirikani yezwe umwadeperi yezwe umudive yezwe umugaturika yezwe yego nta mudini nako nta muyuda nta mugiriki nta bata nta mugaragu ahubwo Petero aravuga ngo menye yuko mu mahanga yose ukora ibyo gukira uyubaha agakora ibyo gukiranuka uba wese Imana iramwemera karibu mu ijambo ry'Imana rata amen abaguhe mikoro haleluya ngo kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru babohewe mu maboko y'abamugome Satani n'ababoshwe izi saha turategetse nibabohoke mu izina rya Yesu tujye gusoma ibyakozwe n'intumwa 12 Imana itugire neza umutwe w'amagambo aravuga ngo Herode ashaka kwica Petero marayika aramukiza Imana itugire neza Imana idushigikire nshatse kukubwira wowe dukurikiye ushobora kufite Herode uri kukugenza ariko ndakubwiye ngo hari imbaraga zimira izindi mbaraga haleluya hari imbaraga zimira izindi mbaraga ntabwo turasoma amagambo menshi haratubwiye ngo kumufata amushyira mu nzu y'imbohe amuha abasirikari 16 kumurinda bane agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana Herode yari mu musohoro iryo joro Petero arasinziriye hagati y'abasirikari babiri aboheshejwe iminyururu ibiri abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa marayika aramubwira ati kenyera ukweta inkweto zawe abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri ahubwo agira ngo abirose mu nzozi Imana ishimwe rekeraho amen haleluya Imana itugire neza kandi Imana idushigikire ijambo ratubwiye ngo umwami Herode afatira bitore kumubagirira nabi yicisha Yakobo inkota mwene so wa Yohana abonye kanejeje abayuda ariyongeza afata Petero haleluya mwene se wa Yohana ngaramufata ngamushira mu nzu y'imbohe ngo azamwice Pasika isize haleluya Imana ishimwe hejuru imbaraga zose hari imbaraga z'Imana Imana itugire neza haleluya ngo ariko ngabitorere bagira umwete wo kumusabira ku Mana Imana itugire neza Imana idushigikire Imana itubere ku rugamba Imana iguha abantu bo kugusengera uko bwije nuko bukeye Imana iguha abitorero haleluya bagusabire kuki ku Mana ngo iryo joro ngo Herode ngaraye ari bumusohore ngo nuko marayika yumva gusenga kwa babandi bitorero haleluya ngaraye ngari bumusohore ngo nuko marayika ngo w'umwami Imana aramanuka ngakoma Petero mu mbavu ngaramubwira ngo Petero haleluya byuka n'ingoga ngiminyururu imuva ku maboko aka kanya turategetse mu izina rya Yesu mu mbaraga ziva mu maraso ya Yesu iminyururu yari kuboshe reka ikuve mu maboko mu izina rya Yesu hari iminyururu abantu bagendana nazo kandi zarababoshe ariko haleluya turategetse ni kuve ku maboko mu izina rya Yesu asante Jesus ngo nuko iminyururu imuva ku maboko Imana ishimwe
Herode aragenda abwira abantu ati ndamwica, niko bimeze, Imana itugire neza, uko babyiteze, haleluya, uko babyiteze siko bazabibona, kandi uko babishatse siko barabibona. Imana itugire neza kandi Imana idushigikire. Ibihe bisikane n'ibindi, ibihe bisikane n'ibindi, ibihe byo gupfa reka bisikane n'ibyo kubaho, haleluya haleluya. Ibihe by'inzara reka bisikane n'iby'ibiryo, ibihe by'amadeni reka bisikane n'ibihe by'amafaranga, Imana ishimwe. Ibihe by'ubushumeri reka bisikane n'ibihe bya haleluya byo gukurirwaho ubushumeri, ibihe by'ubuzima bubi reka bisikane n'ibihe by'ubuzima bwiza, kandi turizeye tuve ngo amen. Ngo Araheli bumusohore, ngo bari bamusizeho abarinzi. Ku buzima bwawe ufite abarinzi bakugenza uko bwije no kubukeye, ariko haleluya shatse kukubwiriza isa hari imbaraga zimira izindi mbaraga, hari imbaraga zimira izindi mbaraga. Imana yohereza marayika ngamukoma mu mbavu, ngaramubwira ngo byuka, haleluya haleluya. Imana nize kugutabara, ntabwo izamanza guca ku barinzi, haleluya, kuko ikiye ku barinzi ba haleluya batuma udatabarwa. Irangije imanza gusiziriza babarinzi 16 bane, irangije itabara Petero ava mu nzu y'imbohe. Imana itugire neza. Nshatse kukubwira ngo ibikuboshe ntabwo birusha umunyamaboko imbaraga. Imana ishimwe, ntabwo mubyumvise. Ibikuboshe ntabwo birusha umunyamaboko iki imbaraga. Twe twizeye iki umunyamaboko, haleluya haleluya. Imana itugire neza kandi Imana idushigikire kandi Imana itubere ku rugamba. Nuko Herode ngaragenda ngo ndamwica, aha abantu biteze kurapfira ntabwo ari urapfira, hari imbaraga zive, haleluya. Hari yavuganye nawe ngo ati nzabana nawe, nzakugirira neza, ntabwo ugomba gupfa utari wabona ineza y'iki y'Imana. Haleluya haleluya. Imana itugirire neza, Imana idushigikire. Nimba ico yavuze, nimba ico yakoze iki, ico yavuze ngo nzakugirira neza, haleluya, ntabwo izaza guca ku mwanzi wawe, ntabwo uzaca ku haleluya, ntabwo izaca ku mupasiteri, ntabwo izaca kuri mudugudu, ntabwo izaca kuri giti, oya, izakugirira ne. Imana itugire neza. Ngo bagira umwete, ariko ijambo bagira umwete nabikunze, bagira umwete kumusabira kuki ku Mana. Imana itugire neza. Imana niduha abantu bagira umwete wo kudusengera, Imana niduha abantu bagira umwete wo kudusabira, Imana itugire neza, Imana idushigikire. Ngo nuko ngo abasirikare ngo marayika kiza barasinzira, Imana itugire neza. Hagira ibisinzira guhera, yego, haleluya, hagira ibisinzira guhera kugira tubone ukuntu dukora iki dutambuka, kuko bano bantu nibadasinzira ntabwo turatambuka. Hari ibintu bigomba kumanza gusinzira kugira tubone ukuntu dutambuka. Ndafashijwe tuve ngo amen, haleluya haleluya. Hari bigomba gusinzira kugira tubone ukuntu dukora iki dutambuka. Imana ishimwe. Ngo barasinzira, ngo marayika aragenda ku Petero mu mbavu ati byuka. Imana nitanga ububyutse ku bantu bayo, Imana ni haleluya haleluya. Hari Petero wabusinziriye, ariko Imana nitanga ububyutse. Imana itugire neza, Imana idushigikire. Hari abantu basengaga ariko bakaba barasinziriye, Imana nitanga ububyutse. Marayika nabakome mu mbavu tuve ngo amen. Harangije ngarabyuka, ngo banyura ku barinzi ba mbere, babarinzi kora ko basinziriye ntibamenye ibyabaye, banyura ku wa kabiri bigenda gutyo, ngo banyura ku nzugi z'ibyuma ziribwiriza. Imana itugire neza tuve ngo amen. Hari bigomba kwibwiriza tutaravuga, haleluya haleluya. Amahembe akibwiriza tutarakora iki, tutaravuga. Abarozi bakagomba gutinya ingo zacu tutarakora iki, batanga isengesho. Imana itugire neza tuve ngo amen. Hari bigomba kwibwiriza twe tutarakora iki, tutaravuga. Imana ishimwe, amen, haleluya haleluya. Inzugi z'ibyuma ngo ziribwiriza, ngo banyura ku barinzi ba mbere ba kabiri, n'inzugi z'ibyamaze kora iki, ziribwiriza. Imana itugire neza, amen. Ariko hejuru imbaraga zose hari imbaraga z'iki z'Imana. Herode ubwo yarazi ngo byarangiye. Nshatse kukubwira ngo aho abantu bazi ngo byarangiye ni iby'Imana bitangirira. Imana ihabwa icubahiro tuve ngo amen. Uyu Herode ubwo yaratangiye kwivuga, Imana ishimwe, azi ngo isaha ku isaha Petero aramwara. Imana itugire neza, ariko ikimwaro abantu biteze ko tumwara, bo bamwara ikimwaro kiruta ico biteze ko tumwara. Nukuri bari bavuze ngo uzapfa utaguze umurima, ejo bakumva muri kritse ngo waguze iki umurima, haleluya haleluya. Bo bamwara ikimwaro, haleluya, kiruta ico bari biteze kumwara. Imana itugire neza, ariko ndafashijwe tuve ngo amen amen. Aba inzu z'ibyuma zikora iki, ziribwiriza.
Imana itugire neza kandi Imana idushigikire kandi Imana itubere ku rugamba. Zirangije kwibwiriza ngo Petero ngarangije asigaraho, marayika aragenda ngo bari bageze hanze ngo nuko ngo Petero ngo agiraga ngo yarotaga. Imana ishimwe. Himbazwe. Haleluya haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana igukorera ikintu. Imana ashigikirira ijambo. Nukuri. Imana igukorere ikintu wowe udukurikiye namwe turi hano. Haleluya. Amen. Ku buryo n'abantu muzaza murahura bazaze baragira ngo babibonye mu nzozi, ntabwo ari weho, asa nawe, agiye gusa nawe, ni mwene wabo, ariko igukorera ikintu kiratuma bavuga ngo mbese uriya niwe, bagire ngo bari kurota. Nawe nukibonaho ugire ngo ntabwo ari weho. Ababyize tugire gutya. Hallelujah. Yamamare nanga ntiyamamare. Yamamare. Imana ni gutunguza igitangaza kiratuma haleluya haleluya abari biteze kudatabarwa gitume baceceka. Imana ikidutunguze mu izina rya Yesu. Herode ngo hari cumba kwa Marita ngo nuko Herode ngo bari gusenga ngo babona Herode akoze iki ariko mwaka byaramwe babona Herode babona Petero araje. Haleluya haleluya. Mana ishimwe batangira kurimba amashimwe ngo yari yarabitubwiye yari haleluya kandi byarimpamo bari bavuganye nayo bishatse kuvuga ngo muri no misi haleluya haleluya hari abitorero bagusengeye ariko bamaze imisi bari gusenga. Haleluya haleluya. Kuko umutima wawe wuzuye ushiramo ijambo ntabwo bishoboka, ibi ntabwo bizemera, aho naha Yesu na Nyagasani shatse kukubwira ngo vidura. Haleluya. Vidurishiremo ijambo birashoboka, sinzapfa nzarama, nibi bizemera datazangirira neza. Umutima waruzuye. Haleluya. Iby'Imana yatubwiye, iby'Imana akoze iki, iby'Imana atubwiye biburaho bija. Haleluya. Hakagira ibyishimo hajama amaganya. Shatse kukubwira ngo udukurikiye vidura ushiremo ijambo birashoboka. Nushaka ushiremo ijambo birashoboka gusa. Yego. Ndumva twase. Haleluya haleluya haleluya. Ndumva twasenga kuko nuko mwuka ganze. Imana itugire neza. Ariko birashoboka. Byarenze inkombe ariko ntabwo byarenze ijambo. Kundaga kubwira abantu ikinyoma kirihuta ariko ntabwo gisiga ukuri. Haleluya haleluya. Umuntu akurenganya atabajije Imana ikakurenganura itamubajije. Haleluya haleluya. Kasubiremo ikinyoma kirihuta kandi nkunda kubwira ngo abantu aho ikinyoma kiri hari abantu benshi, aho ikinyoma kiri hari abantu ntabwo mwafa kubyumva. Ikinyoma kirihuta ariko ntigisiga ukuri. Umuntu akurenganya atabajije Imana ikamurenganura ikakurenganura itamubajije. Reka dusenge. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya haleluya. Dufite ibimenyetso birenga kimwe byemeza ko izana dukoresha nibirenze. Kuko niba ikibivuga twituzi ntabwo bizashoboka. Bitewe naho twavukiye, bitewe nabo twakuranye, bitewe naho twakoreraga. Haleluya haleluya. Imana ishimwe. Rero ubu turi kuvidura. Nibyo twitwaravuze ngo ntabwo bizemera mu izina rya Yesu. Mana nyir'ingabo Jehova, uri wo kwizerwa, uri umurengezi wacu ku manywa ndetse na nijoro, uradusura ukaturinda ukadutabara tunaniwe tugeze mu haleluya haleluya. Izina ryawe nirishimwe. Uri Imana twabonye nijoro, uri Imana twabonye ku manywa, uri Imana twabonye twambaye ubusa, uri haleluya, uri Imana twabonye utwambika. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turakwinginze, turagusabye, tureguhenzahenze abazumva iki kiganiro bakumva ubu butumwa, bakumva ijambo uvuganiye natwe muri twe. Haleluya. Udukoresha bazarushe kukwizera, zarushe haleluya. Bamwe uzababohore. Haleluya haleluya. Muri byavuze ngo mu gihe hagize icyaza kikandesha inzira yawe cyangwa kikandemerera, uzaza uca umugozi, uzabumbosha umutima, ariko nezerwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Haleluya haleluya. Bagira ikindi cyifuzo ngurandinde mwami Yesu.
tayagire urandinde mwami Yesu ntunganyiriza imiga niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasiga umwanya muto kazahozwa ibyo byose ngeze wanje mu ijuru izina rye nirihabwe icubahiro haleluya haleluya izina ryawe nirisingizwe izina ryawe niripfukamirwe reka ibintu byanze uyu munsi reka byemere urakoze kuri kumwe natwe nanjye nsenze kwise mu izina rya Yesu amen Mani baho umugisha amen dore amavuta ubwo nuko nari ntegetswe Mani shimwe cyane fata akabikora mu kandi iri kukunika oya dushimye Imana yakoze iby'ubutwari pe yego hari igihe abantu bavuga ibintu kumva yenda barapapira bakavuga ariko nawe nta niyobagije ko waturirimbiye ngo wa mwanya w'Igetsemane turi mu masengesho kwa gatatu ugiye kutubwiriza ya 220 dore Imana uyu mugabo Imana yamugiriye neza ni ukuri kw'Imana urabona yamugiriye neza afite ibiryo yego ni ukuri ko nkoro birahari ntago ari nka cyagiye yego ubu nawe afite bandari dushimye Imana yakoze ibyo byose yego nanjye ndashima Imana ko umwana wanjye ubu yakoze ikizamine uzi ko twahuye ndira mvuga ngo ntago azasoza Minerval umbwira ko ari ibibazo ariko Imana yari gwatirije yego twizeye ko nibyo yavuze dufite nza yego izabikora kuko n'umukozi w'umuhanga amen kavuga ka ariko nize nakantu twakoranyije na mukadisi twigeze umusazi igeze gusara yego muri kabwende mpamagara n'umugabo n'umumama witwa Mama Kariza haryo kabwende ni nano ruguru mukini yego mpamagara n'umumama witwa Mama Kariza akora muri tubura mu gutubura muri lab tangije arampamagara ati hano habaye ikibazo njana nuno mu mama yego siko tubivuze tugezeyo dusanga umwana w'umusore bamuboshe nararuguru bamuboshe ku gitanda bamuboshe imigozi ibiki ibintu byinshi turangije tugera mu karatubwira ngo niba muhambure banyurugo batinya gukora iki kumuhambura turangije njewe twe turamwihamburira yego turangije kumuhambura Imana ikora imirimo n'iki nibitangaza wa mwana tuvuye yakoze iki yakize ngwiki Mama Kariza bamuboshye yafashwe n'ibisazi nuwo mu Kinigi atuye hejuru ntabwo ari wari wasaze ahubwo ni wakoze iki niwe waduhamagaye noneho turangije turasenga umwana w'umusore afite undi bangana muri urwo rugo turasenga noneho Imana yo kabyara n'umuntu wamugire neza nabi aritaba dufite ibimenyetso byemeza ko yera tugendana nawe ko bwije no kubukoze iki nuko bukeye navuze biki umva uko bimeze sibyo tuzagaruka twongeye tuvuga iki tuvuga Imana imirimo n'ibitangaza yakoze sibyo cyane ahubwo reka dusoze kugira ngo uwaba yafashijwe areka kumva yabahamagara mugasengana buri wese atange nimero ze ubundi tugane ku musozo 0780 617 0780 murakoze Imana ibahumugisha 0788 99 54 11 0788 99 54 11